imishinga yose tubona yapfuye ariyo bene yo banze gupfira. Abakurambere bacu ari ndangagaciro umwana ari ndangagaciro nze kubona ko ikibazo kiba cyagarukiye umuryango, watinze kubona ko kurwanya ruswa ari ndangagaciro umwana yakwigishwa akayikurana bikaba ubuzima bwe. Mwumve ikintu abakurambere bacu bavuze ko imishinga yose tubona yapfuye ariyo bene yo banze gupfira. Ni ugufata rero uru rugamba turiho nk'umushinga abantu bakwiye gupfira, ariko bavuga gupfa nta nubwo bavuga kuvamo umwuka, bavuga kubona icyo abandi babona bakumva barihimbaje cyangwa barahimbawe kukibona nk'ikitariho, ariko ukagomeza ku cyo wiyemeje. Nitudafata ruswa nk'urundi rugamba turwanya mu buryo runaka dushobora kuzatsindwa, ariko tugomeze kuzirikana ko abanyarwanda badatsindwa kandi n'imishinga yapfuye ariyo bene yo banze gupfira. Duhagarare tweme tube ba rugero rwiza. Ngira mama wanjye umwe w'umukecuru w'Inyamasheke, naramuhamagaye mubwira ko nshaka ko bahuza abantu bo muri famiye. Muri 2010 njya kubabwira ko hari umuryango mwiza mbamo wa RPF, kandi ko numva nshaka ko abantu bakuru bo biwacu nabo bayoboka umuryango. Abatante baraseka barakumbagara bagaseka, umwana akihirikiriya ngo wowe ngo uri Nkotanyi nti bakongera bagaseka. Nukuvuga mu bitekerezo by'abantu harimo ikintu cyo gufata Inkotanyi yitwa Bamporiki wayihuza na Tito ntibihure. Iyi Nkotanyi itareshya n'izindi, iyi Nkotanyi itaraturutse aho abandi baturutse, iyi Nkotanyi ntabwo abo bantu biwacu bize. Aho ni muri 2010 baranseka bangira urwamenyo batumva rero tukubwire nta Nkotanyi tukubonyemo, uzagende wihahira aho uronke uzagwize. Bamporiki mbaye umudepite ngize umugisha ngiye iwacu ndababwira barishima, nza kuzagera igenge mu butumwa bw'akazi. Isaha igeze nibuka ko ntabwiye mama, noneho telefone ndayihamagara nyishyira muri hoparire. Noneho mama wanjye yitabye ni mama biti, ati ni byiza. Ni mama ni rero ntabwo mpari, ngiye kujya mu gihugu cya kure cyitwa Vietnam, nzamarayo icyumweru, nugira ikibazo uzavugisha umukazana wawe nge sinzaba mpari. Noneho ahita hinijwe, yewe nesuri ndi mu rugo. Ayo akagenda rine, uri wenyine? Noneho avuze ati uri wenyine? Ni mama wanjye ngo ni mama wanjye yazi kuvugira kuri telefone nubwo atazi kwandika, ubwo ashaka abantu bakamumenyera nimero y'umuhungu. Noneho ariko mu by'ukuri ambaza ngo uri wenyine, yambajije ko ndi mu rugo, natangiye narwanya urugamba rw'igihe gito rw'uko nashatse n'uko navutse. Yes. Noneho mama mubwiye nti ndi njyenyine, ahita ambwira ngumva ngo hanyuma rero ngo kubona zigenda zirushaho kugenda zigushyira imbere ngo niko zizakurangiza. Noneho ntacyo navuze mbere yo kugira icyo mvuga, narahindukiye ndeba umugore wanjye. Twe tuba mu nzu yacu turi babiri twenyine, nta wundi muntu haba. Nta muntu, mama wanjye arabizi ko tuba turi babiri, rwambaza ko ndi njyenyine, icyo yambazaga barakizi nubwo mumva ko ari umuturage. Noneho telefone iracyariho, ndeba umugore wanjye mbona baye nk'uguye mu kantu. Nabwo ariko mukecuru n'ubundi nawe n'umupaniko ati mama wanjye ibyo bintu n'ubuhanuzi baguhanuriye ni ibiki bivuye hehe? Ngumva ngo ntumbaze byinshi, ngo we nushaka kumenya ibindi ngo uzaze tubiganire waje. Uriya umuntu arivukira. Papa wanjye yarivukiye aba uruhinja agera aho umugabo ubyara undi. Noneho nanjye rero nza kwivukira. Nabo bantu babiri nshaka gufatiraho urugero gusa kugira ngo wenda twumva agira icyo akuramo. Akoze cyane. Ingorane data yaba yaragize mu rugendo rwe zishobora kuntera kugenda buhoro cyangwa kutagereyo nagera aho najyaga simpagerera igihe, ariko ingorane si izanjye. Yewe n'ibigwi bya data si ibyanjye, usibye ko ibigwi bya data byantera umurava, byantera imbaraga zo kugera iyo njya kare. Ariko icyo navugiye ko umuntu yivukira nuko umaze kugira ubwenge utangira kuvuga ngo ariko data yarambyaye, ni data yakoze umurimo we yaranandeze, noneho nanjye ngiye kuzaba se w'abantu. Ugatangira urugendo rwawe nk'umuntu. Noneho mu rugendo rwa so
ukavuga uti ariko mu rugendo rwa data mu migirire ye ibyo nafatamo byangirira umumaro ni ibi, nkurikije igihugu ndimo, nkurikije politike yacyo, nkurikije ibintu ubwenge bumbwira ko ari byo bizima, ibyo nafata ni ibi, ariko ibi ngibi sinabifata. Hari n'uwagira ibyago agasanga nta na kimwe yafata, akavuga ati mu migirire ye ndabona ningira gutya nzagwa mu rwobo nk'urwe. Ariko hari n'uwavuga ati ariko njye ndabona data nta kutagize ibintu akora n'ibintu, reka mbyitwaze iyi migirire ye nyitwaze mu rugendo rwanjye. Ariko byanze bikunze buri wese yigendera urugendo rwe. Maze imyaka 6 mpawe akazi n'umuryango, guhera mu nteko nshinga amategeko, mu itorero ry'igihugu, ubu mukaba mwarangiriye icyizere nyakubahwa Perezida wa Repubulika mukangira umunyamabanga wa leta. Hari ibintu nabonye natanga inama ko byasigara muri 2019. Nyakubahwa Perezida wa Repubulika, ntabwo abanyamuryango dukundana. Abanyamuryango bari hano buri wese afashe mikoro akavuga umunyamuryango mugenzi we wamuteze imitego abishaka, wamubeshyeye abishaka, hahandi umuntu ahimba inkuru ikagera kwa SG y'umuryango, SG akaguhamagara akakubaza ikintu utigeze urota, utigeze utekereza, utanarota n'iwanyu batarota. Noneho yabikubaza ukamera nk'uwumye, kandi ubundi umuntu ubuze icyo avuga abameze nkaho ibyo bamubajije ari byo. Nyakubahwa Chairman, rwose ntacyo mutadukoreye, ariko uru rubyiruko n'aba bakuru uyu munsi tubarahiriye ko nta muntu uzongera kubeshya, nta muntu ndabeshyera. Ariko ntondekanyije nkabwa nk'umwanya tivuga uwa kubeshyeye n'icyo yabeshye, mwakibaza aho icyo tuba tubishakamo ntabwo bibereye umuryango, kandi biratudinze. Nyakubahwa Perezida wa Repubulika, ni ukuvuga ngo kwa kubaha amahame n'ibyemezo by'umuryango n'icyemezo cyanyu Nyakubahwa Chairman, iyo mugiriye icyizere umuntu mukamuha inshingano, umunyamuryango wese ugambiriye kumutega umutego yibwira ko ari guhemukira uwo ngo wateze umutego, ariko namwe ababahemukira Nyakubahwa Chairman ushobora kugira intege nke zo gukora ibyo mwanshinze, ariko none iyo wiyongereyeho ko buri munsi ngomba kujya nsimbuka imitego nk'itanu mbere yo gukora akazi mwampaye, birangira akazi kabaye gusimbuka imitego, ukayoberwa igihe tuzakorera akazi. Hambere hisi politiki n'imiyoborere. J'aime souvent dire les vérités et pour moi toute vérité est bonne à dire. Intambara z'urudaca. Le feu nucléaire est déchaîné contre les hommes. Une boule de feu de plusieurs. Amanyanga mu butegetsi. Ubwamamare no kurindimuka kw'ingoma. Impinduka zagiturumbuka uko ibihe byagiye bigimbuka kujya imbere. Niyo makuru musangizwa ku rubuga Hambere hisi. Yes we can. Yes we can. Yes we can. N'ibiganiro mutegurirwa na Tuyishime Jado Office.